nubwo uriya muntu mwihoreye uriya muntu nabonye atari uwina amaparufe agiye asigara mu muhanda hose ariko nanjye buriya ni agasu. Niko mama Habima, mama Habima. Wowe usigaye witabisha amaguru nk'imbwa uransetsa. Nitabaga ari uko utanyumvaga. Uzaka kanya uya matura. Umvase. Giye gukorera umuti abantu. Umuti ariko sinzi kuzakora pe. Nuko sanzwe nzi mwizeye ariko sinzi kuzakora akantu nabuzemo. Akahe rero? Akumurasa neza ko. Gute se mugabo mwiza rero mbwira ukuntu ndi gusa neza. Se nta hantu warugiyera? Wapi nawe? Baba we. Ase bigeze nijoro kuki ntakubona usa gutya? Ese ko babwije ubundi wambona ute? Bari rero ngiye kujya cana amatara ashwima. Cyane ukuri pe. Mfite umudamu mwiza. Nawe urabizi? Nawe urabizi ko ufite umugore mwiza? Byo bivuga cyane karitsiye bakumve cyangwa cyonse yo barakunwaye nta makuru ufite. Nawe wagenda se? Ngoya ndagukunda ntago nagenda ariko nyine mbona ikigabo se gifite amafaranga arenze yawe sinakigendera. Kucecetse. Ese narenza iki kandi ukunda amafaranga? Oya sherimba ngira ngo dutere joke sibwo ntago ububyumva. Dutere? Tuba turi gutera joke nk'abantu bakundana nyine. Joke ni igiki? Sibwo ntago wize ntago bizi. Turi kuganira umuco wa Kinyarwanda. Izo ni ndimi z'amahanga bavuga. Ko nawe rero nawe ungiza agasire utu tuntu bura tubatuje gutera. Ese wo bitangiye nyine gure ntase so ubizi. None se. Ahubwo nari ndi kwibaza. Muri iyi minsi bashakaga kongera kukugurira kandi gapira. Urabona ko ngako kamaranye iminsi rwose. Ariko nawe hari amakuru muri ko kukumva hatari meza. Ameza aterera. Babantu bazaga gutora hano ihene ngo nari nabagabiye. Asipiriyani ngo umudamu we ngo mwahuriye mu nzira uramunigagura. Kandi birabintu bitumugaragara nabi. Umva mubwire wa mugabo kari akagore rero ngenzana gakuramo n'umutima. Buriya kari akagore kariyemera akanzanaho ibintu. Wareka kuvuga imvugo nyandagazi. Nzaga kubita. Nimba nako mu bantu gaca inyuma supiriyani nabyo uzabimbwira ahubwo. Mani shimwe pe. Ziranyagozi mfata zibazinye. Sha. Ngango nzongera guhiga ziramvuna mu yatongo ngo ni firigo. Chamano wakoze. Niriwe. Ura muntu we nohera ko namuzi mu mudugudu wacu. Hakateye neza. Muri misi naenda ahantu nagiye kuri nuze kuzana ibintu ariko noneho ariko ubu ngaka gatace. Ako nubwo uriya muntu mwihoreye uriya muntu nabonye atari uwina amaparufe agiye asigara mu muhanda hose ariko nanjye buriya ni agasuzuguye. Ni agasuzuguye. Nyagasani bashije kumirwa kabisa. Iki cyaro abasaza baho abana abakecuru nta muco none hari umwana muto ungana kuri umuntu akamucaho ntamusuhuzara umusuhuza akanyihorera nta kinyabupfura namba ariko namba pe. None Nyagasani ahantu kabisa wagira ngo ni mu yindi si pe. Mana yanjye umwana muto ziki wacu ntabwo iwacu. Mana yanjye shangiye reka nkubwize ukuri pe.
nari naje nambaye igitenge ariko ndabona igitenge cyanjye akagabo kanjye kaba kanigitse kwambara ibitenge hano igihe ibitenge nta nubwo bimpera ngewe nambaye mutuntu tugufi y'amani ndaje ndagakuraho kigarane ka kantu kagufi gitende ahantu nyibitsa kuko ndabona ibi bintu ntago ari sawa ntago nakugera imbere mani reka ezundi akagabo kanjye kari akabwa kariya ubundi kabona kazanshobora kareka njye ntago nabyirukiye mu bitenge wapi ariko akaga karongora indushyi koko nk'uyu mukecuru koko atangiye kwigira inkunguzi ariko muraza kuba mureba ndamurahiraho twinikaga ndamushahura ntabwo ankira pa witwa agiye kuzaba nka cya kirara cyangize gutyo kirampiritse kintuye mu mwobo kiramvunye none uramuvuna muheto nawe agiye kuzajya yirirwa bunga nta no kumfata no mu mugongo nibura wacurize n'utuza nkandi uraza kubureba buretse ariko urashyira uraza urareba ibyo ndamukorera ko mana yanjye kuko sha mama Korodi urambabaje buretse ariko reka nkwihorere sha enda hano nkwereke aho ngutuma ndebera icyo kintaza aho cyabungereye mana yanjye noneho ndagowe papa Korodina yananze mu rugo aranyica pe ubuse ndamusobanurira ko nayo nagiye hehe aka ni akagamuye nako nyiriwe papa Korodina urakirirwa uboshye nta rusani uraza unsuhuza ubu igihe wagendeye wari uri he ubuse iminota 2 nanjye yarahirya kwa Jose nako kwa mama Habimana niho hatuma uvuga gutya amve kimwaro mu maso no mu rurimi kijemo uraje amagurika ngaho mama Korodina ngaho mama nde abo ngabo se dodo wa mukecuru urananiranye ubuse kuba turi kwiyunga kubera bya bintu byabaye ejo bundi nibyo byatuma uvuga cyane gutya wiyunga ikintu uramufuna muheto hebe ukuntu agize amiritse mu cyobo aramvunye none ngugiye kwiyunga uko ataje hano se ngo agusanga ko gakunga niko kava amahane nkayo nta rusani ngamba barabizi ubundi sinjya ndenga hano ngo genda ntago nzongera ese iyo mico bibutangiye kuyiga ntago nzongera nyine gusubira aho nshinguka hejuru dore icara hanga nako gasutamira igiti hasoni ndinda nkubahuka gutya atari wo biteye ako man papa Korodina ngamba baramugabo mwiza ntago nzongera kugenda nuko wambyariye umukobwa ubundi bangutimbuye byo bitugu nkagushyiramo urushyi ukabanza ukabyumva ubundi ikintu nshaka muri uru rugo umuntu niba yagiye agomba kubwira mugenzi wawe yagiye papa Korodina nukuri kuma ntago nzongera kugenda konjya ku muhanda kugura akagwa nkakubwira usari n'umuntu ukuntumye ngo nkubwire ngo rwara ubukira nukuri kuvuga cyane nibure n'uwo nguwo yitwa ndese ahubwo umukecuru wanjye nkunda dore ni wa muhungu waharahirya muri umuna wa Kanyamuhanda urani inshuti yanjye n'ejo twarahuye ngiye kwa muganga erega buriya nawe utuma nkubahuka kandi urabizi sinjya gutinyuka kubera ko umfata neza ariko uvuye iyo ngiyo ku muhanda ukaba uhuye n'uwo mugore yewe buriya n'urukundo namukundaga rwaranagabanutse niba wamuhaye imbabazi ni byiza pe ndabizi ni icyomanzi ariko tuzagitunga kuriya tubana nacyo none se yaba nta muntu babana gusa ntago nzongera gusubira kuwe zadura mu muhanda mutuze nkomere ibyo ndabishimye cyane gutanga imbabazi ni byiza abanyarwanda twahoranye imbabazi ariko wibuke ko kumwihomaho ntago ari ibintu ugomba gukomeza wikurubanga kuko uribuka ko ejo bundi yagufashe mu izosi ndwaye yaraguhitanye iyo utagira abaturanyi beza ngo baguhururize bagutabare rero ibyo kumva ngo kururu nanjye yarampiritse mu cyobo akamvuna umugore udatinya n'umugabo n'umugabo we ntajya avuga ntiwabibonye gusa nanone iyo ubana n'abantu neza ni kiriya kibikwereka reba ukuntu abantu banabaye nyine ubwo wimwihomaho ariko n'ukuri kw'Imana urugo rwacu urabona rumeze neza nta kindi kibazo hataje muri amuvuna muheto njye nanamutinye niyo duhuye nca mu myumbati aramunsi niruka ni igikoko uriya mudamu ntagira umutima umuntu wambwiye ngo n'umugabo we ntajya avuga mu rugo njye nahise mutinya ngaho rero ngaho reba urebe ukuntu wacana umuriro ushyuhiriza utuza nkande nashyuye na twatumbati nirire ndumva ameze nabi ngaho gira vuba nyabo wibuka no guteka n'igikoma n'ukuri merewe nabi pe hamunyagwa yewe Habimana rwose kabone yabungera akajya i Kigali
abana nuramuvura muheto w'umukecuru umeze kuriya wanze gusaza wigira inkumi utimbaguraga yo